Perezida Kagame yitabiriye inama mpuzamahanga ya AI for Good Global Summit 2026 iri kubera i Geneve. Inama amaze iminsi anahawemo inshingano. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherereye i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi, aho yitabiriye inama mpuzamahanga ya AI for Good. Ni inama ihuza abayobozi b'ibihugu, inzobere mu ikoranabuhanga, abashakashatsi ndetse n'abayobozi b'imiryango mpuzamahanga. Iyi nama Perezida Kagame azanatanga ijambo mu gutangiza ibikorwa byayo, aho azagaruka ku ruhare rw'ubwenge buhangano buzwi nka artificial intelligence cyangwa AI mu guteza imbere imibereho y'abantu ndetse no gukemura ibibazo byabugarije isi. Muri urwo rwego kandi hazanatangizwa ku mugaragaro AI for Good komisiyo igamije guhuza inzego zitandukanye kugira ngo AI ikoreshwe mu buryo bufasha ikiremwa muntu, hubahirizwa umutekano, uburinganire ndetse n'iterambere rirambye. Perezida Kagame azafatanya gutangiza iyi komisiyo na Marc Benioff, umuyobozi mukuru akaba n'umwe mu bashinze sosiyete y'ikoranabuhanga ya Salesforce, izaba ari umwe mu bayobozi bayoboye iyi gahunda. Muri iyi gahunda kandi harimo na Dorine Borga Di Martini, umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'itumanaho ITU, ndetse perezida wa Iceland Hala Tomarsdottir, ndetse na perezida wa Estonia Arar Karisi. Inama ya AI for Good Global Summit 2026 yateguwe ku bufatanye bwa ITU n'Ubusuwisi, kabigamije ku nsanganyamatsiko igira iti gufungura ubushobozi bwa AI kugira ngo inyungu z'ikiremwa muntu, nabisubiramo, gufungura ubushobozi bwa AI kugira ngo ikorere inyungu z'ikiremwa muntu. Abitabiriye inama baraganira ku buryo ikoranabuhanga rya AI ryakoreshwa mu nzego zitandukanye zirimo ubuvuzi, uburezi, imihindagurikire y'ikirere, ubukungu ndetse no guteza imbere serivisi zihabwa abaturage. U Rwanda rumaze igihe rushyira imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu nzego zitandukanye ziri no mu by'ibanze mu cyerekezo cy'igihugu. Kwitabiriye inama kwa Perezida Kagame kandi bigaragaza uruhare rw'u Rwanda mu biganiro mpuzamahanga bigamije kureba uko ikoranabuhanga rishya ryakoreshwa mu guteza imbere Afurika muri rusange. Icyo nakubwira ni kimwe, Perezida Kagame ni umwe mu bayobozi batumiwe kugira ngo atange ijambo rikuru mu itangizwa ry'iyi nama, ahazagaruka ku mahirwe y'inshingano ziri mu gukoresha AI mu iterambere ry'ibihugu. Ariko si ugutanga ijambo gusa, kubera ko murabizi ko ari umwe mu bayoboye iyi komisiyo. Perezida Kagame kandi yageze i Geneve mu Busuwisi, aho nyine yitabiriye iyi nama. Muri iyi nama Perezida Kagame nk'uko ndi kubikubwira nyine azatanga ijambo ry'ibanze mu muhango wo gutangiza ibikorwa by'iyi nama. Kuba u Rwanda rwaritabiriye iyi nama mpuzamahanga ni kugaragaza ko rukomeje kugira uruhare mu biganiro birebana n'iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Mu myaka ishize u Rwanda rwagiye rushyira imbaraga mu guteza imbere ikoranabuhanga mu nzego zitandukanye, kuva kuri serivisi za leta zikoresha ikoranabuhanga kugeza ku burezi, ubucuruzi ndetse n'imari. AI iri mu ikoranabuhanga rikomeye cyane ku isi muri iki gihe, aho ibihugu byinshi biri kureba uburyo ryakoreshwa mu kongera umusaruro ndetse no gukemura ibibazo by'abaturage. Wakwibaza uti AI for Good Summit ni iki? AI for Good Global Summit ni inama mpuzamahanga igamije kurebera hamwe uburyo ubwenge buhangano bwakoreshwa mu nyungu z'ikiremwa muntu. Aho kwibanda gusa ku iterambere ry'ikoranabuhanga, iyi nama kandi yibanda
ku kibazo gikomeye kiba kibaza kiti ni gute AI yakorera abantu bose kandi igatanga umusaruro utagira uwo usiga inyuma. Abahanga bavuga ko AI ishobora kugira uruhare runini mu nzego nyinshi. Mu rwego rw'ubuzima, AI ishobora gufasha mu gusuzuma indwara hakiri kare ndetse no kunoza uburyo abaganga bafata ibyemezo. Muri sekiteri y'uburezi, ishobora gufasha abanyeshuri kubona ubumenyi bujyanye n'ubushobozi bwabo. Mu buhinzi, ishobora gufasha abahinzi kubona amakuru y'ikirere, imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'uburyo bwo kongera umusaruro. Mu bukungu, wakwibaza uti se yo ntacyo yafasha mu bukungu? Nibyo yagifasha, uko ishobora gufasha ibigo ndetse n'abantu ku giti cyabo gukora neza ndetse no guhanga imirimo mishya. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi bizabera muri iyi nama ugutangiza ku mugaragaro AI for Good Global Commission. Iyi komisiyo igamije guhuza abayobozi, inzobere mu ikoranabuhanga, abashakashatsi ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo barebere hamwe uko AI yakorwa kandi ikoreshwe mu buryo bufitiye isi akamaro. Perezida Kagame rero akaza amate azafatanya n'abandi bayobozi mu gutangiza iyi gahunda. Muri abo bayobozi nyine bazafatanya barimo Mark Benioff, akaba ari umuyobozi mukuru w'iyi komisiyo, akaba ari n'umwe mu bashinze Salesforce, sosiyete nyine mpuzamahanga ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hari kandi Dorini Bogdan Marti, akaba umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'itumanaho wa ITU. Abandi bayobozi bagomba kwitabira iyi nama wakwibaza uti se ni Perezida Kagame gusa cyangwa hari n'abandi bazaza? Barimo Perezida wa Iceland Hara Thomas Dore, hakabamo Perezida wa Estonia Alari Karis. Kuba abayobozi nyine bahuriye kuri iyi gahunda bigaragaza ko AI itari ikibazo cy'ibigo by'ikoranabuhanga gusa, ahubwo ari ikintu gikomeye kandi gifitiye ingaruka ku miyoborere, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. U Rwanda rumaze imyaka myinshi rushyira imbere gahunda zo gukoresha ikoranabuhanga nk'umwe mu miyoboro y'iterambere. Mu nzego za leta, serivisi nyinshi zagiye zijya kuri murandasi kugira ngo abaturage babashe kuzibona mu buryo bworoshye. Mu burezi, mu bucuruzi, abasesenguzi kandi bo bavuga ko Afurika ifite amahirwe yo gukoresha AI mu gukemura ibibazo byihariye biri kuri uyu mugabane, ariko kandi hari n'ibibazo bigomba kwitabwaho biri kubona ibikorwa remezo bihagije, internet yihuta, ubumenyi bw'abaturage ndetse n'amategeko agenga ikoreshwa rya AI. Icyo umuntu yavuga ni kimwe rero. Insanganyamatsiko y'inama izaba ari Unlocking AI's Potential to Serve Humanity. Bisobanura intego iri gufungura ubushobozi bwa AI kugira ngo ikorere inyungu z'abantu. Ibi bisaba ko AI ikoreshwa mu buryo burimo inshingano, buboneye kandi burinda uburenganzira bw'abantu. Hari n'impungenge ku isi ko niba AI idacunzwe neza ishobora guteza ibibazo harimo no gukwirakwiza amakuru atari ukuri, gahunda zo guhungabanya ubuzima bwite bw'abantu ndetse no kongera ubusumbane bw'ibihugu bifite ubushobozi n'ubutabifite. Niyo mpamvu iyi nama nyine yibanda ku bufatanye hagati ya leta, abikorera ndetse n'abahanga harimo n'abaturage batibagiranye. Mu gihe rero iyi si gikomeje kugenda yinjira mu bihe bishya by'ikoranabuhanga ndetse n'ibiganiro kuri AI biragenda biba ingenzi kurushaho. Kuba Perezida Kagame rero ari Geneve mu nama ni uburyo bwo gukomeza uruhare bw'u Rwanda mu biganiro birebire ariko birebana n'ejo hazaza h'ikoranabuhanga ry'isi ndetse n'ibindi byose bitandukanye. The Quick Times News ni ikomeje gutega amatwi.
reba ko wakanze subscribe ubundi dukomeze turyoherwe n'ibiganiro byose tugenda tukugezaho.